Reka tubasuhuze kandi tubahe ikaze kuri YouTube channel yacu Vumbura TV. Nkuko bisanzwe ibiganiro byacu byibanda kuri cryptocurrency, especially mining projects. By'umwihariko rero uyu munsi tukaba tugarutse n'ubusesenguzi ku mushinga wacu wa P-Network. Ese ibiri kuvugwa muri P-Network ni ibiki? Ibyo bivugwa muri P-Network ni ikihe kintu cyiza byatumarira, ni ikihe kintu kibi twakwirinda muri ibi ngibi bivugwa muri P-Network? Okay, ntabwo nshaka kuza gutinda, ndashaka kuvuga ku bintu bimaze iminsi bivugwa mu magurupe menshi ya WhatsApp bicicikana bijyanye no guhangana gukomeye hagati y'aba pioneers. Ntekereza ko hari uruhande rw'aba pioneer bapromotinga ibintu bijyanye na ririya soko rya PCM cyangwa se P-Chain Moro. So hakaba hari abandi ku rundi ruhande batumva impamvu ririya soko wenda rya PCM rigomba gutera imbere mu Rwanda, kuko ngo hari andi masoko runaka, cyangwa ngo nuko n'uburyo bwo kurinda abantu ngo abantu bakoresheje PCM ngo babiba. Ikintu cya mbere nshaka kuza guheraho rero gisobanura ibi bintu neza, kandi ntekereza ko hari abantu benshi dushobora kugendana, nuko isoko rya PCM kuba riri kubakwa na bariya bagabo kugeza kuri uru rwego ibintu bigezeho. Nimba tumajije kugira komite za PCM mu turere turenga 10 mu gihugu cyacu, ni ibintu byiza cyane. Ni ibintu byiza cyane kubera ko umupioneer uri kumayininga aka kanya akaba bizi neza ko hari komite ziri kubakwa muri buri karere, nawe ari kumayininga ashyizeho umwete. Ngira ngo mwarabibonye ko abapioneer benshi bacitse intege kuko tumaze igihe kinini tumayininga, bese bafashe umushinga wa P-Network nka scam. Ariko iyo haje umuntu w'umuvolonteri akabishyiramo imbaraga, agahuza abantu, akerekana ko hari ikintu gikwiriye guhinduka mu mibereho yacu, ntekereza ko abantu tuba tugomba kumwumva, tukamuha agaciro ndetse tukamushyigikira. Ngira ngo sinzi nimba wenda mubizi neza, ariko abarundi bari kunyumva aka kanya bashobora guhita bamenya icyo nshatse kuvuga. Ngira ngo murabizi ko mu Burundi ibintu byo gukora amakomite muri buri karere nta bihari. Mbese abarundi bameze nk'abari mu rujijo, abarundi bameze nk'abantu batazi ngo twahahira he, twahaha gute, ibicuruzwa byatugeraho gute. None tugize amahirwe tubonye abantu mu Rwanda bahinduka volonteri bo kudufasha kugira ngo tugire organisation, ibintu bijye ku murongo. None aho kugira ngo tubashyigikire, ahubwo turi kubaca intege. Ku rubuga rwa PCM cyangwa P-Chain Moro hamaze kugeraho ibicuruzwa byinshi by'abanyarwanda, kandi ntekereza ko buri mu pioneer wese cyangwa buri muntu mayininga P-Network afite hejuru y'imyaka 18, nta mwana urimo. Aka kanya nujya kugura ibiro 5 by'isukari ugatanga P5, ni uburenganzira bwawe, nta ubikubuza. Ngira ngo nababwiye ko turi mu isi ya decentralization, hari impamvu bafashe uwo mwanzuro. Nimba aka kanya P-Network weho utayibona nk'izatera imbere cyangwa nk'izagira value runaka, ukaba wumva izo P zawe wazigura flat screen, ugafata P800 ukazigura flat screen, it's up to you, it is your only decision. Ngira ngo kuva ku ntangiriro z'uyu mushinga twagiye tubereka ibyiza byawo. Sometime abenshi ntibabibone cyangwa bakibona mu buryo bwabo, buri wese afite uburyo yabona ibintu, kandi nta muntu wakupraminga ngo nuko wabonye ibintu gutya cyangwa kuriya cyangwa gute. So nugenda mu isoko ugaspendinga P zawe, niwe wazimayininze, niweho uzi umwanya wazitayeho, nta muntu uzakubwira ngo kuki ngo watanze P500 ngo bakaguha ubuzihaye, ahubwo wari kuzibonamo opportunity nziza cyane. Ari kubona ko ari umutungo uhambaye, ubuzihaye nawe ahita ahinduka umupioneer. So ni uburenganzira bwawe guhaha, ni uburenganzira bwawe kugira amakenga, ni uburenganzira bwawe gufata umwanzuro. Rero umuntu ukubwira ngo isoko rya PCM ngo twere kurihahiramo, umuntu ntagashaka iterambere, ntagashaka ko utility cyangwa se ibitekerezo bya Dr. Nicholas ndetse na Changre yawo bikurikizwa. Ngira ngo turi gucreatinga utilities, turi gucreatinga imikoreshereze ya P-Network. None izo komite nisitaboneka muri buri turere, ahubwo ngiye numva izo komite bibaye byiza zanaboneka muri buri kagari, hakaba hariho komite ya PCM, kugira ngo nabo abantu b'abacuruzi bo ku rwego rwo hejuru bazabone ko uyu mushinga uri seri, umushinga ufite future nziza, nabo baze bashora imari zabo. Mwebwe nk'abapioneer mwamayininze kera, muzabone ibyo muhahisha cyangwa muzabone ibyo mugura izo P zanyu, kandi bizaba ari ibintu bifite agaciro. So muri China isoko rya PCM rirahari, ku isi yose isoko rya PCM rirahari, kandi ntekereza ko nko muri China naho bafite amazone cyangwa amakomite mu duce tugiye dutandukanye. Ngira ngo China muzi ko kuri ibintu bya P-Network cyangwa kuri umushinga wa P-Network niyo iri imbere, niyo ibishyiramo ingufu cyane. natwe rero dukwiriye kubishyiramo ingufu, ahubwo abo bantu b'aba volontaire badufasha gukora izi komite ndetse
n'abandi bose bagenda babigiramo uruhare ndabashimira, njye numva nabashyigikira ku giti cyanjye. Guys, reka rero twere gucana intege, ahubwo dushyigikirane kugira ngo turebe ko ibyo twamayininze bizabasha kugira aho bikoreshwa bikagira agaciro runaka. Okay, ikindi kintu numva navugaho ni ikintu kijyanye ngo no gufashanya. Hari umuntu ngo ubafasha ku buntu muri P-Network. Njye ntekereza ko ku giti cyanjye mubifate nk'ibitekerezo ko muraza no gutera comment kugira ngo tugendane. Nimba utabashije kwikorera ibintu ukajya kwaka serivisi undi muntu, nawe kandi uwo muntu yari afite ibindi bintu yagakwiriye kuba ari gukora muri uwo mwanya wo kugufasha, aje kugufasha, arigomwe aje kugufasha, ntunamuhaye iyo fanta, ntunamuguriye iyo tike, ntunagize ute. So twiriye kuba mature enough. Nimba umuntu yaje ngo wavuye ahantu runaka ngo agufashije ibintu byakunaniye, ntago agufashije ibintu nawe wagashoboye. Nimba agucaginze amafaranga runaka, yamuhe, kuko ni serivisi yaguhaye. Nimba ari umunyamutima akaba atayakwatse, cyangwa akaba azi neza ko wenda umushinga wa P-Network utaragira agaciro, utarajya ku isoko, ntayakwake, ni amahirwe. Nimba ufite undi muntu wagufasha ntayakwake, genda umurebe. So mutekereze ko dufite uko tubaho, abantu benshi tubaho mu buryo butandukanye. Njyewe nshobora kubona P-Network abantu benshi batayizi kandi nkabona umushinga uzagira akamaro, nkayiga, nkanayipostinga kuri ahantu henshi hagiye hatandukanye, nkayimetiriza neza ku buryo umuntu uwo ari we wese waza namufasha, ibyo nkabigira akazi, nkabigira serivisi ntanga kugira ngo mbone amafaranga. So nimba umuntu akwaka amafaranga udashaka kuyamuha, wiyamuha nyine, jya aho batayakwaka. So ibyo ntimubigire ikibazo cyangwa ngo mubigire intambara, cyangwa nimba umuntu runaka yabonye P-Network iri gutera imbere, abantu benshi bayikunze, akikorera business yo gukora imipira, mukaza mukayimuguraho, nese muragira ngo ayibahire ubuntu, umuha amafaranga nyine, ni business, right? Don't complicate the life. Sibyo wikumva ko serivisi zose ugiye gusaba ngo nuko ari P-Network baziguhera ubuntu, right? Okay, ibyo ndumva wenda biri clear. Ikindi wenda numva navugaho nkakivuga uko nyumva, ni ikintu kijyanye no kuvuga ngo babishakira ama views. None se reka mbabwire mwabagabo, nakoze channel ngamije gufasha abantu kugira ngo nanjye bamfashe. Erega ntukumve ko muri P-Network weho nk'umupiyoniya wakunguka, naho ngewe nk'umu YouTuber nkahomba. Ibintu tujye tubigira win-win, wunguke nanjye nunguke kugira ngo twese tubeho muri iyi si. Nese uragira ngo ngufashe muri P-Network, ngufashirize ubuntu, weho urungutse, pizagira agaciro urungutse, ariko ngewe ndahomba kuko nta kintu ninjiza. Ariko nimba uyu munsi waje kuri channel yanjye nkaguha serivisi ya P-Network ukanyurwa, next time ukaza ukandebera video nanone ukanteza imbere, nkagira icyo ninjiza kuri YouTube, ibyo ngibyo kuki hari umuntu uba wumva ko byamutera ikibazo? So guys, twige kubanirana, tureke ibintu bya mentalite ziri old cyangwa ibitekerezo bya kera, twumve ko turi mu isi ya digital, ntago turi muri yasi iri muri analogue cyangwa isi y'abantu badasobanutse. Reka tube mature enough, nibwo buryo buzadufasha kugera kuri byinshi. Ntago ntekereza ko twebwe nk'abanyafrika twagakwiriye kuba twirimita. Guys, uyu munsi reka mbahe ingero nyinshi zigiye zisobanura bimwe nagiye mvuga ahabanza. Uyu munsi umuzungu afata amafaranga, agafata nk'ibihumbi 300 akabiha umuntu kugira ngo ajye amwigisha, amubwira amagambo runaka cyangwa amwigishe gukoresha imbuga nkoranyambaga runaka. Ese kuki aba yamuhaye? Nuko abazi ko uwo muntu afite ubumenyi kuri icyo kintu, kandi hari icyo azamwigisha nawe akagira icyo akuramo yazakoresha hazaza. So tureke gutekereza hafi, ahubwo dutekereze kure. Ikindi tureke kugenda dushwanashwana n'ibintu bitaragira agaciro. P-Network ntabwo iragira agaciro gahambaye ku buryo mwatangira gucikamo ibice, ahubwo iki nicyo gihe cyo kugira ngo musenyere umugozi umwe, mwumvikane, ibitekerezo bya mugenzi wawe byumve. Nimba ibitekerezo yatanze utabishyigikiye, bireke, wibirwanya ko hari abandi babishyigikiye. Nimba amakuru natanze uyu munsi kuri channel yanjye utayakunze, bikumva ko nshaka views, ayo makuru hari abandi bayakunda, niyo mpamvu ubona uriya mugabo afite subscribers nyinshi, agira n'ama views menshi, niyo mpamvu ubona ngira ama views menshi. Nuko ibyo nkora hari ababikunda, kuba utabikunze so kuvuga ko n'abandi batagomba kubikunda. Guys, rero reka mpinira ahangaha, gusa byari purpose y'iki kiganiro byari kugira ngo tuganire. Nawe nimba ufite igitekerezo, icyifuzo, ushobora guca muri comment tukaganira. Ntabwo uri miswe, igitekerezo cyawe icyo ari cyo cyose cyaba kiri opposite
y'ibyo nari ndi kuvuga kiremewe, kirakirwa, kuko hari abandi icyo gitekerezo baba bakeneye kucyumva. Okay guys, reka rero video yanjye nyihinira aha, ubwo naho muri video y'ubutaha.